Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu Kristo ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro bene data. Iki gitondo tubyutse tuvuga gukomera kw'Imana yacu. Iki gitondo turi imbere y'Imana ishobora byose. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro. Iki gitondo twongeye kubona Imana. Iduhaye umugisha tubyutse duhumeka. Iduhaye umugisha yewe. Yarahatubereye iminsi itambutse kandi izongera inahaba. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro muri iki gitondo. Fatanya nanjye guhereza Imana icyubahiro. Ndagusuhuje mwene data tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, wowe uri mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana ihabwa icyubahiro, hereza Imana icyubahiro. Izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ishimwe. Iduhaye gifutiye umwuka wo duhumeka. Ibyo nta mwana w'umuntu uwo ari we wese ubigizemo uruhare, bigizwemo uruhare n'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dukomeje kuba mu bihe byo gutumbira Imana, dukomeje kuba mu bihe byo gukora ibyo gukiranuka, kwera imbuto zikwiriye abihannye, dukomeje kuba mu bihe by'ijambo ry'Imana. Nyemerera rero wowe tubana mu gitondo cya niba ture buri munsi, iki gitondo wongere uzirikane kugira neza kw'Imana, wongere uzirikane uburyo Imana agiye kurengera mu buzima butandukanye. Nurangiza uyishime, ntugasohoke mu cyumba cy'inzu yawe udashimye Imana. Ujye uyihereza icyubahiro, nurangiza uyiragize iby'uyu munsi, uyiragize iby'ejo hazaza. Uyibwire ngo Mana narakubonye iminsi yatambutse, nyemerera nongere nkubone. Kandi kongera kubona Imana ni ukutijandika mu byaha, ni ukutagenda uko Imana idashaka. Nugenda uko Imana ishaka, urongera ubona Imana rwose nta kabuza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Icyo usabwa ni uguca bugufi, icyo usabwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, icyo usabwa ni ukumvira Mwuka Wera, icyo usabwa ni ukugendera mu mategeko y'Imana, icyo usabwa ni ukugenda uko Imana ishaka kugenda, ugorora inzira z'igisiyoni. Imana nishimwe. Navugaga ngo muri iki gitondo turacyari muri teme yacu yitwa kurengerwa n'Imana, ndetse dukorotira iki cyumweru. Twarabibonye ko Imana yagiye iturengera, twarabibonye ko Imana yagiye idutabara, twabonye Imana yewe muri iki cyumweru. Niyo mpamvu nkubwira ngo Imana izakomeze ikurengere ibihe byose, kandi muri iyi weekend tugiye kwinjiramo nabwo uzanezezwe n'Imana, uzanezezwe n'Imana. Imana izaguhe guseka, Imana izaguha amashimwe. Imana nishimwe cyane. Tukiri muri teme yacu, nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Kuva igitabo cya Mose cyo Kuva ibice 3, turahera ku murongo wa 7. Titere y'ijambo handitse ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Imana ishimwe. Uyu munsi nawe hari ibyagufasheho ijambo, uyu munsi hari ibigukoresha uburetwa, ariko imbaraga z'Imana n'iz'Imana ikoresha uyu munsi ni ukuri izohereze ku buzima bwawe. Izo mbaraga zatuma guniha utaka zikureke mu izina rya Yesu Kristo. Dusome umurongo wa 7 mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Imana nishimwe. Imana irareba ikitegereza, kandi Imana ikumva gusenga kw'abizera. Yarangiza Imana ishimwe ikamenya imibabaro yacu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera yararirimbye ngo imibabaro yacu yose nikayizi.
arongera aravuga ngo kandi ajya ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe. Imana iyo imaze kumenya imibabaro yawe ikayumva, burya ijya yururuka ikayihindura, maze nawe ukaririmba amashimwe. Imana nishimwe. Nuko Uwiteka arivugiye ngo azi imibabaro yawe, azi imibabaro yanjye, ngo kuko nzi imibabaro yabo. Imana ishimwe. Hanyuma ku murongo ukurikiyeho wa 8 ngo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa. Imana ishimwe. Nawe uyu munsi igihe nk'iki, umwaka nk'uyu, ndinginga imbaraga z'Imana nawe kandi usenge wizere. Imana igukure mu maboko, Imana ishimwe, y'abameze nk'Abanyegiputa bagukoresha iby'uburetwa. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro, kuko Imana yavuze ngo izi imibabaro yawe. None Uwiteka arimanukiye ku buzima bwawe, aje kugukiza kandi agukure mu maboko y'Abanyegiputa. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko umurongo wa 9 handitse ngo iki, ngo nuko dore gutaka kw'Abisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Imana ishimwe cyane. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo. Hari imbaraga Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe, imbaraga za zindi zururukiye gukubita ibyakurizaga. Imana nishimwe, kuko gutaka kwawe kwageze ku Uwiteka, kandi kwizera ko Imana ariyo yonyine yakurengera muri icyo kigeragezo. Imana iri kubyitegereza ikabireba, kuko ni Imana itabangikanywa n'izindi mbaraga z'abana b'abantu. Iyo imbaraga z'Imana arizo wiringiye, iyo imbaraga z'Imana arizo wizeye, Imana ijya yiruruka igakora cyane, ibirenze cyane ibyo wayisabaga. Imana nishimwe. Ndacyavugana nawe umaze igihe mu kigeragezo, ndacyavugana nawe umaze igihe mu marira. Iyi ndirimbo turi kumva ni indirimbo ivuga uburyo Yobu yageragejwe, arageragezwa, inshuti zimuvaho, arageragezwa n'umugore aramubwira ati wahakanye iyo Mana ukipfira. Yari amaze kureba ayo masaza, areba ukuntu ibisebe byamwishe. Burya hari abantu bagukunda kuko usa neza, hari abagukunda kuko ufite akantu, ariko iyo wakennye cyangwa warwaye, abantu bagenda bigirayo ni ruto ugasigarana n'Imana yawe. Niyo mpamvu umugore wa Yobu yamubwira ati wakihakanye Imana yawe. Yageze aho nawe aramwanga. Rero Imana yonyine niyo ihagararana n'umuntu mu kigeragezo cyanutse. Ariko Yobu ntiyihakanye Imana ye, ntiyakomeze kwizera Imana, akomeza kwizera Imana. Aravuga ati naho napfa nyiringiye, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Yari amaze kuzirikana ko abo yabonaga nk'inshuti ze bamuba hafi ubwo bagiye bamwihindutse, ubwo bari kumushinja ibinyoma, uretse kuba ahagararanye na Yesu uzi ukuri kwe wenyine, nta wundi murengezi. Abonye umugore yagaburiye yambitse neza amwihakanye, aravuga ati nta kundi. Amaze kubona ko amashyo yamushizeho, ubutunzi bwose bwaragiye, ndetse n'abana yari yarabyaye ko bagiye, aravuga ati nta yindi Mana yo kwizerwa uretse Imana yanjye yonyine. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo kuko Imana izi imibabaro yawe, nuhumure nukomere. Kandi Imana yururukiye, imanuwe no kukurengera, imanuwe no kugutabara muri uyu munsi, mu gihe nk'icyo umwaka nk'uyu. Ndaguhamiriza ko niwizera Imana, uyu mwaka wa 2025 uzabona Imana. Uzabona Imana igusetsa, ihindure umubabaro ibitwenge. Imana nishimwe. Izi nkuru urazizi neza. Abisiraheli bavuye mu Egiputa, Imana ibatambukije ikoresheje imbaraga zayo, ngo bageze no mu nyanja hagati aho yabaciriye inzira, ngo Abegiputa barahangaye, bagira isoni nke, bakurikira Abisiraheli. Abegiputa bagize isoni nke, barabakurikira. Nabo bwabo bari bazi yuko aho hantu nta nzira yigeze ihaba, ariko bariyongoza, baremera bajya muri iyo nyanja. Nabo baragenda bashaka kwegera Abisiraheli ngo babagire nabi, ariko ngo Yesu Kristo yahagaze hagati yabo, ahagarara hagati y'Abisiraheli n'Abegiputa. Hanyuma Abisiraheli ababera umucyo, ariko Abegiputa ahahindura umwijima muri iyo nzira. Imana irabatambutsa
umwisiraheli wa mbere ashinguye ikirenge mu nyanja, umwegiputa wa nyuma abakandagiye muri bo, Imana ihuza amazi yo haruguru n'ayo hepfo, arabamira burungura. Imana nishimwe. Nuhumura, Imana izakoresha uburyo bumwe ndetse n'ubundi, ikurengera, igutabara, iguteturure. Imana yururukiye ubwayo iravuze ngo manuwe no kubatabara. Imana imanuwe no kugutabara no kukurengera. Nta wundi mutabazi, nta wundi murengezi wabona muri ubu buzima uhagazemo uretse Uwiteka Imana wenyine, uretse kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana iguha umugisha. Nimuhahe muronke, muzagire weekend nziza. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.